muraho neza, nitwa Vincent. Tycoon Ndahiro nyuma yo gukoresha ikiganiro ubita Marina Deborah, hanyuma agenda amwereka amafoto y'abasitari bagiye batandukanye no mu Rwanda ndetse n'abantu bagize agaciro mu gihugu cy'u Rwanda, ariko Marina akavuga ati ntagabazi. Yafashe Papa Cyangwe amugereranya na Bobi Wine. Papa Cyangwe rero nawe yiteretse kuri mikoro za Emma Irene aravuga ati ubundi umuntu nk'itabi, umuntu nk'urumogi, umuntu utareba kubera ibiyobyabwenge, mumwereka abantu gute ngo narebe abantu hanyuma ngavuga amazina yabo. Papa Cyangwe aganira na Emma Irene yavuze ati ubundi uzarebe Marina ku bwa Badrama, ati hariya yararebaga kandi buri kintu cyose yarakirebaga, atari ko ubungubu yarahumye kubera ibiyobyabwenge. Atari ko se ubundi ni gute umuntu nka Debeni abaza umuntu mu Rwanda akavuga ati honda gufanana na kwemera nkurikirana n'ibikorwa byawe, atari ko umuntu nkuriya akavuga ati uyu muntu ntaga muzi. Ataramfata akangereranya na Bobi Wine. Bobi Wine ushaka kwiyamamariza kuba perezida wo mu gihugu cya Uganda, ati se ubungubu ari kungereranya nawe ngo bigende gute? Ati byibuze yabaye yarangereranyije na Kitoko wenda, ataho wenda napfa kubyemera. None se baramfata akangereranya n'umugande wijifanze mu bya politiki yari umuhanzi, ati bari kugera bigende bite? Ati najya kogesha ari amaso, nagabanye ibiyobyabwenge, ati niba narunywa akure mu tubuto, ati kuko ngewe simese nka Bobi Wine. Bobi Wine atura yaramamaye ku isi yose ya rurema, ati mu bihe bye yari umusitari kandi na n'ubu aracyari umusitari, none ari kumfata akangereranya na Bobi Wine. Ati aho ngaho ndamurenze cyane, atari ko n'ubundi ni gute yirengagiza abantu, bati baramwereka umuntu akavuga ngo nagamuzi. Ati sibyo bibaho. Ndebera Marina bamweretse ifoto ya KNC, arajijingitanya aravuga ngo uyu muntu ninde, atakora iki, ninde nu ahehe. Ariko KNC ninde utamuzi mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abanyamahanga baramuzi, ariko Marina we ati uyu muntu ntago muzi. Uyu ninde? KNC ninde? KNC ntago muzi. KNC ni nyiri TV1 Papa Lolo. Oya, yitwa KNC, ni nawe muyobozi wa Gasogi United. Gasogi ni ikipe ikina shampiyona y'u Rwanda, nyine na mu cyiciro cya mbere shampiyona. Okay. Naguze KNC. Ngira ngo mwamaze kubyumvira, uyu mukobwa Marina nagazi KNC, ariko si ibintu bari babiteguye cyangwa kwari ukugira ngo bisekereze abantu ndetse banavujijisha abantu ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo ikiganiro cya Tycoon Ndahiro gica kuri Narababwiye TV. Icyari cyo kugira ngo bisekereze abantu. Ibaze ko Marina atazi uyu mugabo witwa KNC, ibaze ko Marina atazi Papa Cyangwe igandi baririmbana mu muziki. Ariko se koko nibyo? Gusa Papa Cyangwe niyo yamuhereje yavuze ati wowe reka nze nkwereke nkubwire ibintu byose hanyuma ubone gutandukanya Revo. Umuntu amwereka ifoto ayibona agahugeza ku manwa y'ihamba kuryo no kumenya iso. Ibaze kunjyanye na Bobi Wine, ibaze umuntu urwanya ubutegetsi bwa Kaguta Museveni, abayangize inyanga y'Uganda. Mfite igitaramo Uganda mu kwa mbere, abagande nimba mutagenda ese abantu nibasega nibeshye abo sisi urangisa nka Bobi Wine. Bro tunareke kubeshya, byibuze wenda yavuga ati iyo ni Kitoko, nari kuvuga ati yego. Bobi Wine long papa wa malonge yose yabaye. Bobi Wine ngo yicara mu ishyamba agashyira long imeze gutya. Ebana ngavuga ko ari we perezida wa Uganda, none nanjye ugiye kungira Bobi. Ati Bobi Wine papa wa malonge ugiye kumfata ungereranye nawe? Ati ubundi Tycoon Ndahiro urafata wowe abantu batakibonuka bakoresha ikiganiro nkandi, wagiye ufata abantu bareba ukareka abo bantu batareba. Ngaya magambo rero Papa Cyangwe yasubije Deborah Marina ubwo yakoranaga ikiganiro na Tycoon Ndahiro cyitwa One on One, hanyuma akagishyira ku mbuga nkoranyambaga abantu bakakibona batandukanye. Ariko Papa Cyangwe yahise amusubiza ako kanya yitaraganya nyuma yuko Marina Deborah avuze ngo uyu muntu uko ndi kubona wagira ngo ni Bobi Wine. Papa Cyangwe rero nawe yahise yitereka kuri mikoro aravuga ati Tycoon Ndahiro urafata abantu batakibona hanyuma ukabakoresha interview. Ati
uyu nguyu nagabanya itabi ari kunywa, ahubwo agende yoza amaso hanyuma agabanya itabi, niba narinywa akuremo utubuto, hanyuma abone kongera gusubira kuri za mikoro. Ati urafata abantu bakomeye mu gihugu ukavuga ati ntago bazi, urafata Kenisi wowe ukavuga ngo ntago umuzi. Ati ibyo bintu ntago bibaho. Ati nge Papa Cyangwe sindi Bobi Wine, reka nta nubwo mbyemera ntabe na gatoya. Nguko rero uko Papa Cyangwe yiteretse kuri mikoro za MIRN akora interview, kandi iyo interview abantu benshi basetse. Niba nawe utarayibona ndakeka wanyarukirayo ukajya kwihera ijisho, hanyuma ukumva amagambo Papa Cyangwe yasubije uyu Marina Deborah. Ngaye nguko rero ibiri gucicikana kuri social media ntitwavuga ngo tuzabirangize. Gusa Marina yatangaje abantu ubwo yavuga ngo nagazi Papa Cyangwe, gusa Marina yatangaje abantu none ubwo yavuga ngo nagazi uyu Kenisi, ndetse hari n'abandi bantu benshi cyane yagiye avuga ngo ntagabazi kandi mu gihugu bazwi. Ngereho mubanye muri iki kiganiro nitwa Vincent. Reka nkusabire kunshyigikira ukande kuri buto subscribe kugira amakuru n'ibiganiro nzajya nkora bizajye bita bikugeraho mu wa mbere utiriwe urashakisha. Mugire ibihe byiza, ndabashimiye.